Yes, reka nongere mbasuhuzana ariko mbaha ikaze rero mwebwe nshuti zacu dukomeje kubana mu makuru agiye atandukanye ndetse n'ibiganiro tunyuza hano kuri Ukuri News TV. Kugeza ubu ngubu rero ikibazo gihangayikishije abayobozi ndetse n'abatware hano mu gihugu cy'u Rwanda, ikibazo cy'ubushita bw'inkende, anariyo mpamvu ikaba intandaro rutura yatumye insengero kenshi zifungwa, dore ko insengero hafi ya zose zabashe kuba zafungwa hano mu gihugu cy'u Rwanda nkuko mubibona muri screen zanyu. Kugeza ubu ngubu tugiye kugenda tubagezaho amavideo amwe namwe aho Perezida Paul Kagame yagiye abuza abayobozi kugenda bakomeza gufunga insengero, cyane ko abapolisi ndetse n'izindi nzego z'umutekano zigiye zitandukanye bafashe umwanzuro wo kuba bafunga insengero mu gihugu cy'u Rwanda. Ni nyuma y'uko abaturage ndetse n'abakristu, abakuru b'amatorero ndetse n'abayobozi bagiye batandukanye barwanyije uyu mwanzuro wafashwe na leta n'abayobozi bamwe na bamwe nko kuba wafunga insengero, cyane ko insengero usibye kuba zigaburira abaziyoboye nk'abapasitoro ndetse n'abarimu n'abandi bagiye batandukanye kuba bafashwe kunda, hari abakristu bavuga ko ariho bakura amahoro ndetse ko ariho babonera n'umwami wabo Yezu Kristo. Kugeza ubu ngubu rero insengero zabashe kuba zateza akavuyo, aho urusengero rwiyise ngo ni umuriro w'abapentekoste. Kugeza ubu ngubu aho babashe kuba bategura igisa n'imyigaragambyo, rusekorera hariya mu mujyi wa Kigali, bateguye igisa n'imyigaragambyo aho badakozwa gahunda za leta nko gutanga mituweli n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye. Bavuga ko ibyo ngibyo Imana ntahibyemera, Imana ari yikiza ndetse ko Imana ariyo itanga byose. Kugeza ubu ngubu rero uru rusengero umuriro wa Pentecoste, Perezida Paul Kagame hari icyo yabivuzeho, reka twumve. Uru rusengero umuriro wa Pentecoste nubwo higanjemo abafite agafaranga gatubutse ndetse harimo abafite ibiceri byinshi cyane, biravugwa ko kugeza ubu ngubu rutegamiye kuri leta cyangwa se gahunda za leta, ari nako abayobozi bagiye batandukanye basabira uru rusengero cyangwa se iri dini umuriro wa Pentecoste kuba ryafungwa burundu, dore ko rigenda rigumura abakristu ari nako ari n'abaturage b'iki gihugu cy'u Rwanda kugenda batubahiriza gahunda za leta ko gukora ibikorwa bigiye bitandukanye ngahuko bakagandukira Imana, cyane ko Imana ngariyo izaza kubacungura ndetse ariyo izabahereza buri kimwe, ari nayibaha kubaho amahoro bayarindirwa n'Imana, ariyo ibarindira umutekano mu buryo bugiye butandukanye. Kugeza ubu ngubu rero ikibazo cyo gufunga insengero hano mu gihugu cy'u Rwanda cyateje ikibazo, kubera ko nko mu majyaruguru harabarurwa insengero zigera mu gihumbi, aho insengero ziganje cyane zabashe kuba zafungwa ari mu burasirazuba, ariko babaza ubuyobozi bukavuga ko zitujuje ibisabwa ndetse ko n'indwara y'ubushita bw'inkende yabashe kuba yagera mu gihugu cy'u Rwanda, nayo biri kunurwanurwa ko ishobora kuba yakwirakwira byihuse, dore ko ari indwara yica vuba. Rero ko insengero zitujuje ibisabwa kubwiherero ndetse ibibuga byo kuba basohokeramo bagahungiramo igihe habaye inkongi, za kizimyamwoto, sound proof, dore ko hari insengero zimwe byagiye bigaragara ko ziri mu baturage cyangwa se ziri mu mago ahantu abaturage batuye, ndetse ko biteza umutekano muke mu baturage cyane nk'imisigiti cyangwa se abantu bakora za nibature babasha kuba basenga nijoro, ugasanga biri kubongamira uburenganzira bw'abaturage bagiye batandukanye. Kugeza ubu rero insengero zimwe abapasitoro bakaba batangiye gutanga ibitekerezo muri guverinoma cyangwa se kohereza impapuro zisaba kugira ngo babashe kuba bakomorerwa, dore ko abapasitoro bavuga ko babafashe kunda. Ni nyuma y'uko leta ifashe icyemezo cyo kuba yafunga insengero, abapasitoro bakagenda bavuga ko kugeza ubu ngubu icyo kurya ari ikibazo ndetse n'abakristo batakibasha
babasha kujya kuba bahasengera. Kugeza ubu amakuru atugeraho biravugwa ko nyuma y'uko Perezida Paul Kagame nyakubahwa Chairman w'umuryango wa FPR yakibimenya, yabashije kuba yatanga disikuru cyangwa se nk'ikiganiro ku bayobozi mu nzego zitandukanye za leta, avuga ko iki cyemezo kitubahirije amategeko cyangwa se uburenganzira bwa muntu, cyane ko ari ukubuza freedom cyangwa se uburenganzira abantu bagenda basenga mu buryo bugiye butandukanye. Kugeza ubu abandi mu bya politike bakavuga ko nta kuntu bafunga insengero, ari nako utubari tugenda dukomeza kwiyongera mu gihugu, ndetse n'amadini amwe akora ibitandukanye cyangwa se akora amahano, harimo nk'amadini cyangwa se abatorero agenda asezeranya abatinganyi, amadini yemerera abahuje ibitsina kuba bashakana, ababirebera mu buryo bwa politike cyangwa se mu buryo bwa diplomasi bavuga ko leta y'u Rwanda ishigikiye ubutinganyi, bikaba byateje umwuka mubi rero mu gihugu ndetse no muri leta muri rusange. Bakavuga ko ubutinganyi butagomba gushigikirwa, ndetse ngo hashigikirwe utubari, amaklabu nayiti akorerwamo urukozasoni cyangwa se avugirwamo ibintu bidashinganye, ndetse insengero zikaba zabasha gufungwa. Ari nako Perezida Paul Kagame yavuze ko izo nsengero hagomba kurebwa neza ibisabwa, ndetse hagasuzumwa n'impamvu yatumye zifungwa, cyane ko abapasitoro bamwe na bamwe bavuga ko hari insengero zasigaye zidafunzwe kandi zitujuje ibisabwa. Ari nako bavuga ko hashobora kuba harimo kabitugukwaha cyangwa se ako twakwita nk'akantu nyine kabashe kuba kahabwa abagiye bafunga zino nsengero, ndetse bityo bitubahirije ibisabwa cyangwa se hatubahirijwe amategeko, ko nabo bagakwiye gukomorerwa bagasenga, cyane ko gusenga mu nsengero nta kindi baba bagamije ari ukwiyambaza umwami Imana kugira ngo abashe guha igihugu cy'u Rwanda amahoro. Abapasitoro bamwe na bamwe ku masosho media agiye atandukanye bakavuga ko mu gihe cya jenoside cyangwa se mu gihe cy'intambara nta muyobozi cyangwa se umutegetsi n'umwe utararekaga gusenga, bose baragendaga kwitabira bagasenga. Ariko kugeza kuri ubu ngubu aho babonye igihugu kimaze gutekana, akaba ari bwo bari gushaka kwanga gusenga cyangwa se kwanga abantu bakoranira hamwe ngo babashe kuba basenga. Reka tukubwire ngo turagukunda cyane, amakuru yo nakagaruka. Je nitwa Sindi nk'abo Fred, ndabakunda cyane. Ciao, amakuru yo ni buri gihe. Wowe icyo usabwa ni ugukanda subscribe, ugakora share ndetse ugahasi